Muraho neza abo tumaze kumenyerana kuri Health in Life, nakagaruka n'ubundi turi kumwe, ndabashuhuje cyane, mbifuriza ubuzima buzira umuze, mbararikira gukomeza gukora subscribe, gukomeza gukora share, like and comment kugira ngo tujyane. Uyu munsi ngarutse gatoya nanone ku isuku, ariko si isuku ahubwo ndagira ngo nkubwire indwara ushobora kwandurira mu misarani rusange. Twese dukunda gukoresha imisarani rusange, bityo bamwe batekereza ko hari indwara babikuramo, rimwe na rimwe bakaba banabyitiranya. Aka kanya ndagira ngo nkubwire indwara ushobora kwanduriramo kugira ngo ubashe kubimenya no kubitandukanya, ubutaha utazagira icyo ubona ugatekereza ko ariho cyavuye kandi atariho cyavuye. Niba utinya ko hari indwara ushobora kwandura bitewe no gukoresha imisarane rusange, cyane cyane yitwa iyo kizungu, ntabwo uri wenyine. Benshi mu bakoresha imisarane bavuga ko ari imwe mu mpamvu zo kwandura indwara nyinshi, cyane cyane izisanzwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse ugasanga bamwe basa n'abibyitiranya, abandi bakabanza guhanaguraho mbere yo kuba bayikoresha iyo misarane rusange. Niyo mpamvu uyu munsi twashatse kugira ngo habeho amashirakinyoma, ubashe kumenya ngo ni izihe ndwara ushobora kwandurira muri iyo misarane rusange. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe byibuze kuri buri santimetero kare 6 z'icyicaro cy'umusarani uhasanga bagiteri zisaga 50. Uyu mubare ushobora kumva ko ari munini, nyamara burya ufashe icyo wogesha amasahani ugapima, cyo wasanga ku buso bungana kuriya hariho bagiteri miliyoni 10. Aha rero hahita hakwereka yuko byinshi mu bishinzwe iyi misarani ari inkuru zidafite ukuri. Indwara zisanzwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina twavuga nka chlamydia n'iziterwa na virusi. Kugira ngo zikwinjire bisaba ko habaho guhuza nyine ibitsina, cyangwa ukaba ufite igikomere zikabona aho zinjirira ziva muri umwe zijya mu wundi. Iyo zigeze kuri wa musarani, kuko ubushyuhe bwaho butandukanye n'ubw'umubiri, haba hasa nk'aho hakonje, ako kanya zihita zipfa. Gusa hari izidahita zipfa, ariko ari nazo aka kanya tugiye kurebaho. Iya mbere niyo bita E. coli. E. coli iyi ni bagiteri ubusanzwe yandurira mu mwanda ukomeye. Bihite byumvikana ko kuba wayandurira mu musarane ari ibintu byoroshye cyane. Iyo wayanduye birangwa no guhitwa, bishobora no kuzamo amaraso, kuribwa mu nda no kuruka. Iyi bagiteri ikaba ariyo iza ku isonga muri mikorobe zitera ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, ikunze no kuzahaza cyangwa kwibasira abagore. Niyo mpamvu bamwe bashobora kurwara ubu bwandu bitewe n'imisarane rusange. Gusa iyo yanduye mugakorana imibonano nawe, uba ufite ibyago byinshi no kuba nawe wayandura. Iya kabiri, Shigella bacteria. Iyi ni bagiteri nayo ikunze gufata abantu badakunda gukaraba intoki, haba nyuma yo kujya ku musarani cyangwa se mbere yo kurya. Iyi bagiteri nayo itera impiswi, ariko itera impiswi irimo amaraso, izwi nka macinya. Gusa hakaba hanabaho macinya yatewe na amibe, impiswi igendana no kuribwa mu nda. Iyi nayo uyandura mu gihe umusarani wicayeho wavuyeho usanzwe yanduye mikorobe, noneho y'amazi yo mu musarani akaba yagutarukira, cyangwa se wamara kwituma ntukarabe ukaza kuba warya ikintu udakarabye. Niyo mpamvu ari byiza gukaraba amazi n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero. Iya gatatu
Streptococcus. Iyi ni bagiteri kenshi ifata mu mihogo, aho iteramo uburyaryate ndetse ikaba yanamanuka mu bihaha igatera umusonga. Inashobora gutera indwara y'uruhu izwi nka impetigo ikunze gufata abana bakiri bato, kandi inatera indwara ikanganye cyane, aho usanga uruhu rugenda rusa n'urufite ikirurya. Gusa hano ubwo iba yarinjiye nyine, yarinjiriye nko mu gikomere, nuko aho gukira kigakenda cyiyongera. Ubushakashatsi bugaragaza ko imisarani hafi 40% usangamo iyi bagiteri. Ubwo urabyumva ko umuntu ushobora kuba ufite igikomere ko ni icyitonderwa. Niyo mpamvu mu gihe ufite nk'igikomere ahantu nko ku kibuno cyangwa ahandi hashobora gukora ku musarani, igihe uri kwituma, usabwa kwirinda iyi misarane rusange. Iyindi bagiteri ni Staphylococcus. Iyi bagiteri aho itereye ubwoba nuko ishobora kumara amezi 2 itarapfa, yibereye kuri cya cyicaro cy'umusarani. Kugira ngo yinjire mu mubiri wawe kandi byo bisaba amasegonda atarenze 3. Gusa nubwo bimeze bityo, usanga atari nyinshi kuri iyi misarane kurenza iyo dutunze kuri za telefone, dore ko hafi 50% za telefone ngendanwa wasangaho iyi bagiteri. Iyi bagiteri kandi ikaba izwiho gutera indwara hanini zibasira uruhu, harimo ibibyimba, ibituragurike, gutukura no kubyimba harwaye. Kuyirinda rero ni ugukoresha umuti wica mikorobe, antiseptic, mbese yo kwicara kuri iyi misarani. Amasabune menshi ashyirwa mu misarani rusange aba ari antiseptique wayakoresha. Ibicurane bishobora kuba bigutunguye ukuntu wakandura ibicurane mu musarane rusange. Nyamara niba umuntu arwaye ibicurane akoze kuri wa musarane nyuma yo kwimyira, izi virusi zitera ibicurane zimara iminsi irenga 3 zikiri nzima. Ntabwo uzandura kuko nawe wahakoze, ahubwo zinjirira ahantu horohereye nko kuba wakikora mu zuru. Ngayo nguko ngizo bagiteri ushobora kwandurira mu musarani. Noneho rero dusoza, ushobora kuba utunguwe nuko zimwe mu ndwara wari uzi ko zandurira mu misarani utazisanze kuri uru rutonde. Impamvu nuko ahanini habaho kwitiranya ubwandu bw'umuyoboro w'inkari n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, tirikomonase n'izindi, dore ko zijya guhuza ibimenyetso. Izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ibyago byo kuzandurira mu musarani ni bike cyane, hafi ya ntabyo, kuko izi bagiteri bisaba ko ziva mu muntu zijya mu wundi. Iyo zitari mu muntu birumvikana cyane ko zipfa vuba. Izi rero tubonye zihandurira nazo kuzirinda birashoboka. Kugira isuku, gukaraba amazi meza n'isabune uvuye mu musarani, mbere yo kurya, kuba wagaburira umwana se, ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose waba uvuye cyangwa se wakoresheje iyo misarani twavugaga. Ukibuka kandi gukanda amazi ukiva mu bwiherero, kugira ngo uza kujyamo nyuma yawe asanga umwanda wagiye. Mu gihe hatose aho wicara, ukabanza kuhahanagura neza, nabyo bizagabanya ibyago. Ndetse niba hari antiseptique nk'uko twabibonye muri aya masabune akunda gukoreshwa mu misarani, nayo we wayikoresha birushaho kugenda neza. Ngayo nguko rero nizo ndwara ushobora gukurayo hariya. Abantu rero ntibakongere kubyitiranya cyane,
kugira ngo babe bahakondana, birengagiza ahandi bashobora kuba bazikura, batekereze ko ari mu matuwarete kandi bashobora kuba bazikura ahandi, cyane cyane nk'uko twabibonye ushobora kubyitiranya n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ngayo nguko rero ibingibi byakusanyijwe na François Biramahire, FB Jesu, ari nawe njya mbarangira. Afite web ushobora gusoma, Umuti Health, ukareba byinshi ku buzima. Murakoze cyane rero, nakagaruka, mukomeze kugira amahoro, ndabashimiye cyane, turi kumwe kandi mukomeze kudukurikira, mukomeze kubana natwe, muduha inama, mukomeze gukora share, mukomeze gukora subscribe, like and comment, hanyuma dukomeze kubana cyane. Nta kibazo, ushatse wanyandikira cyangwa se ukatwandikira ukatubwira uti ubutaha turashaka ko tuzavuga kuri iki. Ni ibintu byiza cyane, natwe byadufasha kurushaho. Reka nkurarikiye ikiganiro cy'ubutaha, mpamya ntashidikanya ko kizaba kiryoshye cyane kurusha ndetse n'ibyatambutse. Urakoze cyane aho uherereye, n'abandi mwese aho muherereye, mu mpande enye z'isi, mu majyaruguru, mu majyepfo, burasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese mukomeze kugira Imana n'amafaranga. Murakoze cyane.